ngombwa yuko batubwira ngo bagiye kuza muri Afrika gusura ababyeyi. Noneho icyo gihe twaje gusigara aho ngaho muri urwo rugo nge n'undi mukobwa umwe wenyine. Noneho yaje kumbwira ngo iyi nzu yacu no gutuyangaha we ntabwo uzi ibintu birimo. Ati buriya hari ibyumba byinshi bihari wowe utazi. Uzaze tubikingure bigiye birimo amafaranga menshi. Nitumara kuyakuramo tuzahita twigira muri Afrika twibana. Noneho nange icyo gihe numvaga senga Imana basi yazanana muri Afrika byonyine, numvaga ariyo mahoro yanjye byonyine mageze kugira ngo azabone ukuntu nyegeye. Birangije amaze kwimbira naje kumwemera, twaragiye dukingura icyumba cya mbere. Tumaze kugikingura twarasanzemo amafaranga menshi. Arangije arambwira ngo ntabwo ari aya yonyine, hari ikindi cyumba nacyo turi gukingura. Twaragiye n'icyo cyumba nacyo aragikingura. Noneho akimara kugikingura nagiye numva ubwoba umubiri wose, ari nka umubiri wose uvuyeho. Arangije yagiye kumfata akaboko turinjiramo. Narebye muri icyo cyumba ndeba harimo isanduku izi bashinguramo abantu. Birangije njye naratekereje mvuga ngo buriya agiye guhita anyishyiramo aho ngaho muri icyo cyumba bahite bamamba muri iyo sanduku. Birangije twaregereye turayegera, narayirebyemo nsanga hajyanyemo papa we yaravuye kera. Kandi mwibuke yuko ari we yari yavuze ngo baje muri Afrika gusuramo. Nshobora kubyumva nk'uko kabe ukuntu byagenze. Ubundi muri Illuminati wowe uritanga ugapfa. Noneho umaze kwitanga ugapfa bahita bafata igiposheti kingira umuntu. Buriya uwunkaga ari umuntu igiposheti kingira umuntu. Noneho bahita bayifata bakayambikaho nko ku gikeri cyangwa se imbeba cyangwa se inzoka, mbese ibikoko byinshi. Noneho bagahita babyambikaho igiposheti y'umuntu. Noneho kiragenda abantu babona ko ari wa muntu kandi we yaramaze kwitanga yarapfuye. Niyo mpamvu no muri Illuminati bariya abastari benshi mureba hano ku isi b'Abanyamerika akenshi ntabwo bakunda gusaza cyangwa se ngo bapfe kireka bahemukiye Illuminati. Niyo mpamvu icyo gihe benshi baba baritanze baramaze kwitanga byararangiye. N'ubundi ntabwo byashoboka yuko yongera gupfa ubugira kandi. Rero icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Birangije wa mukobwa maze kubona papa we yarapfuye nahise mwikura ukuboko ndamwishikuza ndangije sohoka niruka. Noneho naje kugera muri salo, ngengera muri salo naje gusanga papa we yicaye arimo guseka n'ijwi rirenga cyane. Noneho natyaga guhaguruka ngo ntambuke nkahita ngwa kubera ko nari nayobewe n'ibintu birimo kumbaho. Birangije wa mukobwa yarafashe yongera nterera muri cya cyumba. Yaje kumbwira ijambo yarimbwiye mu Cyongereza ryari risobanuye ngo jya ikuzimu nona. Birangije yagiye kureba iruhande rwa ya sanduku reba hari ama esikariye amanuka cyangwa se ingazi. Birangije twatangiye kwirukanka kuri izo ngazi twirukanka cyane nkuko wakwiruka hari umuntu arimo kukwirukaho. Twarirukanze cyane twirukanka cyane. Naje kubona ndeba tugeze ahantu ntabwo ari nijoro nta nubwo ari ku manywa. Noneho maze kugera aho hantu ariko umwanya wari ushize turimo kwirukanka twarirutse nk'iminota nka 40 cyangwa se 45 n'ukugereranya. Birangije yaje kumbwira ati tukiri ku isi wajya guroga cyane. Ati noneho ahantu tugeranye ati hari abaruzi bakurenzeho. Birangije numva ko birangiye nyine byarangiye. Noneho abantu twageze atari nijoro kandi atari ku manywa. Nagiye kureba ndeba abantu baje biruka aho turi, harimo abafite umubiri nk'ubu natwe dufite, harimo n'abantu abagenda ari utugufa twonyine twigendera, hari n'abureba ukagira ngo umuntu yarashirire yanyuze mu muriro. Birangije barambwira ngo watubabaruka tubwira wa mugabo wo hejuru. Birangije nagiye kumuvuga komeza mvuga ye indi ndome irananira kuvuga. Noneho ubwo nguko nagumye aho iyo ndome yindi imaze kunanira kuvuga ntago byari byoroshye na gato. Noneho imaze kunanira kuvuga nibwo bahise haza abakobwa bashinzwe kwakira abashitsi. Abo bakobwa bamaze kuza bashinzwe kwakira abashitsi batujyanye mu akazi ko kwakira nk'abashitsi twagombaga kwicaramo. Tumaze kuhicara twasanzemo za frigo nyinshi. Tumaze kuzisangamo je natekereza nka bwa butesi bwa hano ku isi yuko haba harimo nka basi arizo turi bumwe. Baragiye bakingura frigo ya mbere genda ndebamwe amaguru y'abantu ahandi mu amaboko ahandi mu imitwe ahandi nkareba hateretse mu ibigerekani by'amaraso. Birangije naje kuguma aho ngaho navuga ati byanjye byarangiye. Birangije baje kuzana ijaga irimo amaraso bazana n'ibirahuri
barangije barasuka muri ibyo birahuri. Bamaze gusuka bazanye isiniya nayo bashyiraho inyama mbisi kandi z'abantu, barangije baravuga ngo tugomba kubirya. Noneho nagiye kureba wa mukobwa kugira ngo ndebe yuko nawe yaba yagize ubwoba nk'uko nanjye nabugize. Anone ikintu cyashe gukurikiraho, nagiye kumureba mu maso sanga bwa bwiza yari afite tukiri ku isi bwamuvuyeho, aho gasigaye afite amenyane yonyine. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo bashobora kwifata akicara akavuga ngo ikuzimu ntahabaho cyangwa se ngwiki ngo ntabwo byashoboka, umuntu ntiyajyayo. Ariko buriya umuntu ajya atekereza bitewe n'uko areshya, kandi umwanzi w'umuntu n'ibitekerezo bye. Buriya iyo utekereje ikintu uzajya umenya ko ari aho ubwenge bwawe bugarukira nyine, kandi uzajya umenya aho ubwenge bwawe bugarukira ko hejuru yabwo hari ubundi bwenge bw'Imana. Birangije baje, uwo mukobwa yaje gufata ikirahuri cy'amaraso aranywa, arangije afata n'inyama aryaho. Amaze kuryaho noneho njye nari nagize ubwoba bwinshi, arangije aragifata ngo aze kunywesha, ndangije naragikubise kigwasi kirameneka. Barangije baravuga ngo icyo kirahuri namenye, ubwo nangije umutekano wabo. Noneho bahise bafata banjyana mu nzu nini itagira umuryango, yifite amadirisha yonyine. Baje kunyuza mu idirisha, ndangije ngeramwo muri iyo nzu muri mbere. Baravuze ngo bagomba kunkubita inkoni 100 kubera ko nangije umutekano wabo. Naje kuguma aho ngaho, noneho ntibyari byoroshye na gato. Ubwoba ni ukuvuga ngo bwari ubwoba gusa. Ikintu rero cyashe gukurikiraho, maze bamaze kunkubita izo nkoni, baravuze ngo bari bunkubite inkoni 100 kubera ko ngo nangije umutekano wabo. Noneho izo nkoni 100 barazinkubishe, ntago nabashaga gutambuka na gatoya. Baje kunterura banjyana ahantu ashinzwe kuza abandi badayimoni, barangije bakagenda bagukoraho urangije ugaci. Noneho bamaze kunkoraho numvishe nakize. Ikintu kindi baje kunkorera, baje kuvuga ngo ngomba kunywa ayo maraso nkajya n'izo nyama ku mbaraga. Baraje barafata ku ngufu barabinywesha baranabindisha. Umaze kubinywa cyangwa se kubirya biba byarangiye, nta bumuntu na bukeya uba ugisigaranye. Niyo mpamvu abantu benshi bamwe hari abajya ikuzimu mu bitekerezo, hari n'abajyayo bose kubera ko ngiye bari bananze ikimazi kugira ngo bazambage banje birangiye. Ariko none icyo gihe niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ntahabaho. Niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere adusoma ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere ibice bibiri ku murongo waho wa 6. Iravuga riti Uwiteka arica agakiza, ashira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashira hejuru. Imana nishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana niryo nasomye numva ryafashije cyane. Yatubwiye ngo Uwiteka arica agakiza, arangije ngashira ikuzimu kandi agakurayo, arangije ngarakenesha cyangwa se agakenura. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu iri jambo ngiye numvisha ari ryanjye ku bantu benshi bavuga ngo ntago habaho. Iratubwiye ngo ngashira ikuzimu kandi agakurayo, bivuze yuko niwe yashizeho, ntago zari imbaraga za Satani. We yashakaga nyine ngende kugira ngo zavaneyo amabanga menshi, kugira ngo n'abantu bajyaga babipinga bazabashe kubyumva. Ariko kuvuga ubutumwa cyangwa se gushinga intahe, ntabwo tuba dushaka yuko buri muntu wese ugomba gufata intahe yose ngo uyifate wumve yuko wayishize mu mutwe wawe. Ahubwo wagakwiye kugenda uvana mu ibyo wumva byakugirira umumaro, akaba ari ibyo wumva ufashe gusa. Ariko benshi bahita bategwa n'abadayimoni mu buryo butandukanye, bakavuga ngo ibyo ntabwo byabaho. Ariko ngewe akenshi nkunda gukoresha imirongo yo muri Bibiliya kuri buri jambo ryose. Birangije bamaze kumvura nakize, none ikintu cyashe gukurikiraho, baje kuvuga ngo ntago naba mu isi ntazi neza ukuntu iteye. Ati noneho bagiye gutangira kuntembereza muri iyo si kugira ngo nzabe mu isi nzi neza iyo ariyo. Byabaye ngombwa yuko batangira kuntembereza muri iyo si. Haje umuntu ashinzwe ngo gutembereza abashyitsi, yaranjyanye atangira kuntembereza. Twagiye inzu ya mbere twatembereyeho, yari inzu nini cyane, ureba nubone ahantu irangirira iyo nzu nini. Noneho iyo nzu nini, imbere y'iyo nzu hari igishushanyo nka kiriya hano ku isi bavuga ngo Bikira Mariya ateruye Yesu. Barangije barambwira ngo kugira ngo winjire muri iyo nzu ubanza kuba kiriya gishushanyo. Barambwira ngo kiriya gishushanyo niwo bita Semiramis ateruye Nimurodi.
barambwira ngo kandi kugira ngo winjire ugomba kubanza kubaha kiriya gishushanyo. Barambwiye ngo mu kucyubaha wegenda kwikora ku bimenyetso. Barambwiye ngo wikora ku bimenyetso ukavuga ngo aha nta kibazo, naha nta kibazo, naha nta kibazo, ikibazo kiri mu mutima. Urangije ugaca bugufi ugahita winjira muri iyo nzu. Tumaze kwinjira nasanzeho amafoto menshi, amafoto agiye amanitse hejuru. Noneho usanga muri ayo mafoto harimo abantu kandi batari bapfa. Naje kubabaza ese kubera iki aya mafoto amanitse ahangaha. Barambwiye ngo iyo uri ku isi ugakora icyaha, ifoto yawe tuyimanuramo muri iyi nzu kugira ngo umudayimoni nazaza kugukoresha ikindi kirenze cya kindi wajya gukora azazamukire muri iyi foto yawe. Imana idufashe cyane. Noneho twaje gusohoka muri iyo nzu. Iyo nzu bayiravuga ngo ni inzu ndangamico ya gishitani, mbese ni inzu ndangamuco z'abadayimoni. Birangije dusohotsemo twatangiye gutembera muri factory cyangwa se mu nganda nyinshi zitandukanye zigenda zikora ibintu byinshi. Tumaze kuzitemberamo twasanze hari aho bakora amavuta, aho bagenda bakora ibintu bitandukanye. Bamaze kugeza kuri izo nganda byabaye ngombwa ko tujya ahantu mu kiyaga. Banyereka twahasanze umudamu, ureba hano hejuru ukarebana umudamu mwiza cyane, ariko hano hasi yarateye nk'urufi. Birangije barambwira ngo uriya mudamu baramwita Mayimuna. Iyo uvuye ku isi uje gushaka ubutunzi niwe ugeraho noneho mukavugana akazakubwira ibyo ashaka, nawe urangije akazajya guhereza ibyo wifuza byose. Uwo mudamu twamaze kumuvaho, tumaze kuva kuri uwo mudamu Mayimuna twahise tugenda tujya ku wundi mudamu. Barambwira ngo nawe baramwita Diane, niwe ushinzwe inganda zose zinaha kandi niwe ushinzwe kwakira abaje, yakira abakiri bato b'abajene kuva ku myaka 25 gusubira hasi. Abayirengeje ntabwo yabakoresha. Birangije ikintu cyaje gukurikiraho, uwo mudamu yaranyakiriye arambwira ati ngomba kuzatangira gukora. Arangije arambwira ati ariko kugira ngo uzajye gukora icya mbere ugomba kuzajya kuri Lucifer, ariwo bitabo umwami w'abami, ariwo Satani kurahira. Nagombaga kujya kurahira, banjyanye kurahira muri etage ya 324 uzamuka hejuru. Hari benshi bumva ngo kuzi bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, hariyo nk'utuzu tw'ibyatsi, kandi kigiye hano ku isi iyo wubatse n'inzu nziza baravuga ngo buriya yabivanye ikuzimu. Noneho ibyo aho hantu bavuga waba warabivanye, urumva yuko bo bakubaka amazu mabi gute kandi nabo bafite ubushobozi bwo kubyubaka. Birangije icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Birangije noneho aho ngaho baranjyanye muri etage ngiye kurahira. Noneho twahuje amaso na Lucifer, amaze kumbona aravuga ngo namanukanye izindi mbaraga. Izo mbaraga nizashiramo bazanjyana ntangire gukora. Noneho izo mbaraga yabonye kwari ukubera ko bari barambatije mu mazi menshi. Ndangije nkarahira yuko nzakorera Imana yanjye ibihe byanjye byose. Birangije rero ntabwo nagombaga kurenza hindi ndahiro ngo nzarahirire ko nzakorera Satani, ntabwo byari gushoboka. Niyo mpamvu nawe niba mwitorera usenga utari wabatizwa, byari ngombwa yuko ugomba kwiga kugira ngo bakubatize, kugira ngo uzagende usimbuka indahiro nyinshi z'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo izo ndahiro wagombaga kurahira, hari aho wagombaga kwiyaturiraho ngo umwami w'abami nzagukorera ibihe byanjye byose, nintagukorera bazanyicisha amacumu, cyangwa se ngo nimbe n'amabanga yawe nzaburire mu maso y'abandi. Ubwo icyo gihe wahita gufata inyama mbisi ukayirya urangije ukanywa n'amaraso. Niyo mpamvu Imana ishaka kukurinda kugira ngo izagukureyo, ibanza ikakurinda indahiro nizibanza kukurinda. Niyo mpamvu iyo warahiye kuzakorera Imana yawe, hari ahantu naho ugera niba wari wateye n'abadayimoni, Imana ikibuka yuko warahiriye kuzayikorera, noneho nawe ikahakurenza. Imana idufashe cyane. Noneho ubwo icyo gihe naje kuguma aho ngaho. Barangije nagarutse byabaye ngombwa yuko ntangira gukora. Bamaze kumbwira ngo ntangire gukora, banyambitse necklace ku kuguru kwanjye cyangwa se ishinete ku kuguru kwanjye. Iyo shinete kuyinyambika byari bisobanuye umuryango uwo nari ninjiyemo. Noneho iyo bamaze kuyinyambika bashize mu ruganda rwakoraga imyenda cyangwa se impuzu. Birangije iyo myenda ngiye bajyaga bampereza amapantaro mazima, ngiye nkagenda nyacyaho mu mavi, barangije bagashyiramo indi myuka. Noneho niyo mpamvu ugasanga n'abantu basenga nabo baratangiye kubyambara, bo barabyitaga damage cyangwa se deshi. Birangije icyo gihe nibyo nagendaga nkora, natangiye kubikora, mu nyuma nangira gukora n'imipira nayo nkagenda nyikora damage. Mu nyuma rero natangiye no kujya nkora inkweto zidasa, imwe ugasanga ni umutuku indi irirabura,
ariko bakajya bambwira ngo nabakoreye neza mu kushimira bampembaga inkoni 20 nizo bampembaga kubera ko nabakoreye neza ariko ugasanga twebwe dukorera Imana yacu cyangwa se tubirimo twumva ko Imana izaduhemba hano kwisi izaduhereza ubugingo buhoraho niturangiza izadutahana iwacu mwisho niyo mpamvu twe niba twarabyinjiyemo neza dukwiye kubikoreramo neza niba twarakoreye Satani mu gihe cyabyo niyo mpamvu twarahinduwe tukaza mu Mana naho tugomba kwikorera neza Imana idufashe cyane ariko benshi ibyo bintu barabyirengagiza niba barakoreye Satani niba barajyanye mu bapfumu ibintu gasanga kugira ngo noneho bahindure bakore bajye bakorera Imana n'imbaraga zabo zose ugasanga barabitaye bagiye kure y'ijambo rero icyo gihe ntabwo byari byoroshye na gato naje kuguma aho ngaho baje kuvuga ngo nabakorera neza rero ikintu kigezweho bagiye kuzagenda baforome kugira ngo noneho bazatangire kujya abantu mahano ku isi gutera amatorero cyangwa se kugusha abantu benshi birangije uko bakomeje kujya baforoma haje kugera igihe bararangiza baje kumbwira ngo tugiye kujya mu nama iyo nama tuzajyamo bazakora inama y'ukuntu bazajya abantu ku isi twagiye muri iyo nama mageze nasanzemo ishishi n'ibikeri n'inzoka byonyine n'imbeba byonyine ari byo bihari ariko mageze nkagira ngo ntegereje ko abantu bari buze noneho naje kumva byose bivuga mu majwi nk'ay'abantu birangije ikintu cyaje gukurikiraho kimwe cyaravuze ngo bazajya abantu ku isi nambaye umubiri ikindi kirangije kiravuga ngo ni mu mutima ku isi yambaye umubiri abantu basenga wa mugabo wo hejuru bazamufatirayo ntabwo azagaruka niyo mpamvu byose byatangiye kuvuga bikarangiza inzoka niyo yabashije kuvuga mu nyuma iravuga ngo bazajya abantu ku isi batume umwuka wanjye noneho umubiri wanjye bazajya bawugumisha Imana idufashe cyane birangije noneho tuvuye muri iyo nama niho nahise mbonera buri kintu cyose cyabaga kivuye muri iyo nama cyabaga gifite ubunywero cyagombaga kunyweramo noneho byagombaga kugenda muri ubwo bunywero nyine ubwo byanyweragamo niho nahise mbona inzoka nahise menya yuko inzoka ari none nahise menya yuko yitwa snack noneho ndeba inzoka yinjiye mu bunywero ahanditse snack bar noneho menya yuko hano ku isi bihari nahise menya yuko uri umurokore nanone ukabona icyapa cyanditseho snack bar kandi byanditseho yuko snack ari inzoka noneho birasobanura yuko winjiye mu bunywero bw'inzoka kandi uri umuntu kandi byitwa ngo urasenga Imana rero niba nubwo yabaga ari fata cyangwa se ikintu cyose baragifundura kubera ko wagiye mu bunywero bwazo wajyaga kunywaho ariko byabanjije kuyinywaho we wanywaga ibyo byasigaye Imana idufashe cyane ariko benshi babigenderamo mu kutamenya bagendera muri ibyo bintu bakumva buri hantu hose ibije bumva ngo bigezweho ariho bajya